bigasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye horanye. Reka nongere ngushimire wowe udahwema kubona natwe, wowe wabanye natwe mu bihe bigiye bitandukanye, wowe wakoze subscribe, like, share ndetse na comment kuri YouTube channel ya Salomo TV. Njye ndi Salomo, nta kiranira Imana nk'ibisanzwe nkuko tubana umunsi ku munsi. Ngira ngo kuri kamera ni njye Salomo, nta kiranira Imana. Kuri screen yawe urimo urahabona abasore batatu bameze neza kabisa, babirabura, batwita abirabura. Nanjye ndirabura nabo barirabura, turi mu gihugu cy'u Rwanda, niho duherereye ku mugabane wa Afurika. Mwese muri ku mugabane ugiye itandukanye, umugabane wa Aziya, Uburayi, Australia ndetse n'ahandi hose, Amerika ndetse na Aziya. Mwese tubahaye ikaze, muhawe ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyitwa ngo Special Day. Mubonamo na Gentil cyangwa se Dani, nanjye Salomo, nta kiranira Imana. Niko kundi rero tugenda tuzana abatumirwa bagiye batandukanye. Aba bataramu ngira ngo ntizindi mu magambo, duherutse kubasura hari ikibazo cyabayeho cyo kuba bari basohowe mu nzu, ariko kandi tukaba turi gushima Imana ko biri kugenda bijya mu buryo neza. Nabyo tugomba kubishimira Imana. Reka duhere kuri mu gentleman wambaye ijaketi y'umukara, atubwire amazina ye. Bite byawe muje? Witwa Irasubiza Frank. Nzi Frank wo muri Amerika, ariko w'umunyarwanda uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uwo Frank yaba ari we cyangwa ni undi Frank wedaye? Nundi Frank. Frank, ndabona uri mu ngofero wayikubisemo byatari, wagiye nabo kubonye ngira ngo ni Jay Polly wa kera, ariko kandi nabyo ni byiza. Frank, urumva umeze neza? Urumva ukomeye? Na Satani? Sawa, Imana ishimwe. Okay, rero kandi ikindi nababwira, reka mbabwire ngo abo ni abasore batatu bavukana, uko mubareba ni impanga eshatu, siko bimeze, bavutse ari batatu, hakaba bukuru na butoyi, hakaba na bucura, siko bimeze. Buriya twahereye kuri bucura, dukurikijeho kuri butoyi, nawe natwibwira. Amazina yanjye banyita Iranzi Fabien. Niyo mazina yanjye, ubundi niswe n'ababyeyi. Witwa Iranzi Fabien. None Fabien, umeze neza? Neza cyane. Urashima Imana? Ndashima ntara ubu. Ndabona uwo kubisemo ekuteri za daje, wowe uri nk'umusitari byatari, ariko mwana ubundi musengera, wenda gere musengera. Ubundi ngiye mu busanzwe ni umuyehova. Uriya mugenzi wawe twabajije, wowe usengera he mwana? Nanjye ndi umuyehova. Nawe? Nako muyicanze. Wenda nubwo ntarakugeraho, we Fabien, wowe ukurikirana n'uriya mukuru, sibyo? Reka mbaze nuramuje no ku ruhande hirya. Salama mwana. Sawa. Meze bite? Meze fresh. Urimo neza? Cyane rwose. Urumva wuzuye imyuka? Kuko udaturika ngo numvijwe neza. Nakantu nyine kaba kamfasha ariko. Bana gakubita uhita ukarangiza. Urumva ngiye rito bari turika se? Cyane rwose. Amazina ngo ni? Nitwa Gisagara Emmanuel. Izina rikunze nyine kuba rizwi cyane, nitwa Emmy. Witwa Emmy. Ujye wongera mu ijwi ariko urumva ko bano barasatura nabo naho ujye usata. Cyangwa no kuri mukuru? Wapi nyine nta kantu kakwisobye mu majwi. Arya gutangira kurya amagi. Niwe mukuru? Niwe mukuru. Ngo none ugiye kutubwira rero, niwe mukuru. Ukitwa nde? Ukitwa Gisagara Emmy. Bwana Emmy, ngira ngo niwe mukuru. Ubwo twaganiraga twabasanze uko byari bimeze, ntibyari bimeze neza, abantu barabibonye, ariko kandi ntabwo ari byo turi bugaruko cyane kuko ibyo twarabivuze. Ariko kandi ngira ngo nababwiye ko turi gushima Imana kubera yuko bimeze neza. Urumva, turi gushima Imana kubera ko bimeze neza, nta kindi kibazo kinini kigihari. Yego, ibyo turi kubishimira iki? Imana. Uyu munsi reka
wenda tubwire abantu badukurikiye tubamare impungenge. Ndizera ko kuri kiriya kibazo cyo gusohorwa mu nzu n'ibindi twari twasabye leta tuyisaba ko yadufasha ego nibuze ikagira ubufasha itanga kuko leta ni umubyeyi so umubyeyi ndizera ndashidikanya ko hari icyakozwe cyangwa se hari icyo mubona hari ubutabazi mubona hafi. Nizere ko ntabwo muri kuburara ngo mubwirirwe nta nubwo wenda mukiri kurara hanze wenda hari uburyo biri kugenda kugira ngo mube mwajya mu nzu muryame. Rero nagize impungenge nyinshi ngira n'igitekerezo kubera ko nigeze mbabona kuri TikTok ego ariko kandi nyuma umuntu aza kumpamagara ambwira kiriya kibazo cyo gusorwa mu nzu ngira ngo nibwo twatangiye no gukora inkuru ntabwo dushaka kubigarukaho biriya cyane kuko biri kugera ku musozo ego ariko kandi noneho ndavuga ngo ni gute twaganira ku buzima bwanyu bwite ku buzima bwanyu uko mwavutse uko mwakuze uko mwagiye mukura dore buriya abantu benshi babyaye umubyeyi wabyaye abana batatu uwabyaye babiri bamwita nyirababiri uwabyaye batatu bamwita muvugire rimwe bamwita ni nyirabatatu ubu muri ba nyirabatatu. Ese mama wanyu babyara yababyariye ubundi twebwe mu buzima busanzwe tujya kuvuga ubundi twavukiye Nyamirambo murabe Nyamijose yego murabe Nyamirambo nuko nyine haje kuvagamo akabazo gatoya bakatujyana kwa nyogokuru kwivuka ubundi kwa nyogokuru kwa aho hari hehe mu nce za Rwamagana zari za Rwamagana aho bita iburasirazuba aha none se reka wenda mbabaze ndajya ngenda mbaza umwe kugira ngo bigende neza sibyo mbaza undi mbaze n'undi kugira ngo bigende bimera neza. Hanyuma rero mwavukiye i Nyamirambo niho mwavukiye kandi nanone Fabien ndagira ngo watubwiye ko mwaturutse i Rwamagana mwasubiye ku ivuko muvuye i Nyamijose cyangwa se i Nyamirambo yego. Hanyuma i Kigali mwaje kugaruka mwashyikiye hariya twabasanze ubundi mu buzima busanzwe umuntu ahura n'imbogamizi z'ibibazo bigiye bitandukanye yego. mbere yuko tuva mu cyaro twahuye n'ikibazo umukecuru wacu yari yitabye Imana nyogokuru wanyu ni nyogokuru ubyara nde ubyara papa iyo niyo mbogamizi twahuye nayo arapfa kandi ubwo nyine abari basigaye twabonaga bazadufata nabi mama bari udufata atuzana muri Kigali dutangira ubuzima gutyo nyine dutangira gushakisha. Reka mbaze uyu nguyu nawe mutoya ese hariya mbwiye ko witwa nde Frank reka nkubaze wenda muri story muganira na mama wanyu cyangwa se muganira n'umukecuru wanyu abantu bavutse ari batatu yego ubwo ndakibabaza mwese ariko uyu niwe unsubiza mama wanyu yigeze amubwira ko hari inka bamuhaye ko leta itanga inka yo kugira ngo abantu bavutse ari batatu banywe amata yigeze yababwira iyo story ariko bivuze ngo nta birakaze. Reka mbaze uriya mukuru nawe niko ngiye kukubaza ikibazo kimwe ntawe kariwe mukuru igihe tuza hariya papa wanyu ntabwo twamubonye yego papa wanyu n'ubu ngubu ntabwo mukibana ntabwo tubana nawe none se yagiye bigenze gute yashatse undi mudamu cyangwa byagenze gute yashatse undi mudamu ariko ntabwo twari tubizi ko ntabwo kuva batandukana nawe ntabwo tuzi kongera kujya kumureba ubu bivuze ngo n'ahantu mubona biriya bibazo mwahuye nabyo ntabwo wigeze unarebaho muri umubyeyi nawe ko yabaye undi wundi. Mufite rero mufite impano ki ndagira ngo mumbwire impano mufite ni iyihe reka mbaze uyu hagati baze Fabien impano mufite nabonye mubyina mbona n'ibindi impano mufite cyane ni iyihe undi mu buzima busanzwe impano zacu twumva twebwe twazabamo
n'abakinnyi ba filime ku mashusho media hose tukazagaragara tugakina ibintu bya komedi nk'ibyo ngibyo nyine by'ama-challenge. Iyo bavuze challenge rero mu cyongereza bavuze ngo impinduka, yego nicyo bita challenge. Hanyuma rero mufite impano y'ubukomediye, yego wadusetsamo nk'igice cy'umunota cyangwa ntabwo witeguye neza uyu munsi? umunsi ko naje nari amagira buraze ni wanasetse ntibyabaye. Reka tubaze n'uriya, ese kugira ngo mujye mu bya komedi byari bigenze gute? Ninde mufata icyitegererezo mu bantu b'abakomediye hano mu gihugu cy'u Rwanda? Dr. Nsara cyane rwose, umwe uvuga ngo ndabemeraga. Namwe mushaka kuzaba nka Dr. Nsara? Reka tuvuge ngo Imana izabibaha. Kandi abantu badukurikiye ndizera ndashidikanya ko ni imfura, abana beza, yego nibyo twavugaga. Fabien, muravuze muti ubuzima niko biba bimeze, niko biba bihagaze. Ariko kandi ndagira ngo mbabaze ikindi kibazo. Muri mwebwe wenda harimo umuntu waba ufite igihangano cy'indirimbo? Ndareka mbaze Fabien, kutanyikiriza se. Ariko ndakwemera mwana. Nabonye mwa muri cap mwana. Turabemera cyane rwose. Hanyuma rero abantu bakurikiye Salomo TV ni abantu bamenyereye ibintu by'ibihangano, yego ndagira ngo wenda umuntu ufite indirimbo yavuze ko ari uyu nguyu, watuzamuriraho gapera gatoya. Urazamura ijwi nyine nk'umuhanzi. Ari mu gitondo cya kare izuba ritangiye kurasa, abana baririmbira mu mayi, uwo munsi ufite namenye gahinyenyeri zizahura n'ibicu niho nzanyura, inzira yanjye irakomeje nakinsubiza inyuma. Wari umaze kuririmba ati inzira zanjye zigeze gute? Zirakomeje nakinsubiza inyuma. Ongera dusubiremo gatoya akandi gatera. Inyenyeri zizahura n'ibicu niho nzanyura, inzira yanjye irakomeje nakinsubiza inyuma. Ni byiza cyane kandi byumvikana ko ufite impano, ariko hari indirimbo mwaba muziranyeho ku buryo mwayikubita mukayizamura akantu gatoya iyo muziranyeho mwese? Ubu tuzadora dutera Imana bakora agacengi gato k'Imana tukimuka. Nta kibazo. Ngaho muzamure twumve. Hari igihe kimwe bizasobanuka byose, abana b'Imana tugahagarara twemye, hora ceceka ihorere, ndumva kuborera umuhoza Yesu, ndumva imirindi yagaruka, nshuti ihangane aje kuduruhura. Wow, iyo ndirimbo muririmbye ni indirimbo ijyana mu mavuta, ni ibintu byiza cyane. Harya babita kuri TikTok babita ngo iki? Kids Africa. Muvuga babita Kids Africa. Mukorera kuri TikTok yitwa ngo iki? Danny Duke Kids Africa. Danny Duke Kids Africa. Aho ngaho niho basanga ibihangano byanyu, mukora ama-challenge y'indirimbo z'Imana cyane cyane, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye no gusetsa nabyo birimo, byose ubwo biravanze. Umuntu rero washaka kubashyigikira yajya aho ngaho agabafollowinga kandi agakanda like, akanakora share, akanakora comment, ndetse kandi uwashaka kubatera inkunga ngira ngo yabafollowinga aho ngaho. Ibindi byo tuzagenda tuganira bigiye bitandukanye, twari turi kugira ngo twumve nimba impano zanyu ziri viable, yego ariko nsanze ziri viable. Umuyobozi wanyu kw'iyo gahunda yanyu cyangwa se kuri team yanyu niwe witwa Dani? Amwita Twizere Jean. Ariko kandi
akitwa Dani ku izina ry'akazi. Yes. Tuganira ni kwambira niwe ubafasha kuzamura talent yanyu. Yes. Reka rero ni iki mwasaba abantu badukurikiye, ni iki mwabasaba kubitewe n'impano mufite? Hari abantu bagira umutima w'urukundo bashobora kubabona bakabakunda, banabonye ikibazo mwagize, ariko kandi kubijyanye n'impano bakifuza kubafasha. Ni iki mukennye mwasaba? Hari igihe mwaba mudafite kamera, mudafite ibikoresho, cyangwa se n'uburyo bw'amafaranga, mwasaba iki abantu badukurikiye? rero ubundi numvaga ikintu twasaba abantu badukurikiye, umuntu wese uri kureba no kino kiganiro, numvaga ngewe badushyigikira bakaduha support, tukareba nimba impano zacu twazishyira hanze zikagaragara. Yego. Rero numvaga ari ubufasha twabakeneraho, n'ibindi tukazagenda tubikemura mu nyuma, ako nyine twabanjira. Ariko se mubona uwo muntu ubakuriye cyangwa se ubahagarariye, mubona afite ubushobozi buhagije bwo kubatera inkunga mu buryo bw'amafaranga cyangwa uburyo bwa video? Ndabizi neza hari igihe video zigorana yego kuzikora, hari ubwo mugira kamera, nta kamera bivuze ngo mukeneye badufasha bakadutera inkunga bakatuzanira kamera. Numvishije ko uyu nguyu ari umuhanzi, uyu ni umuhanzi, ariko kandi indirimbo zawe wazijyanye muri studio? ntabwo ubwo bushobozi ntabwo ndabugeraho bwo. Urumva nabyo ni ibintu byo kugenda bitera intambwe. Yego. Hanyuma kandi reka mbashimire cyane guterana namwe ndetse no kuganira namwe. Uko muvukana muri abana batatu, mwavutse mwese muri batatu, muri mama wawe ni nyirabatatu, nawe tuzamuzana mu kiganiro tuganire. Yego. Ariko kandi narabakunze cyane, kandi ngira ngo n'abantu barabakunze, muba muri cap. Yego. natwe nuko turabakunda, mujye mukomeza mukurikirane bino biganiro, tuzakomeza tubane igihe icyo ari cyo cyose. Imana ibahereze imigisha. Ciao ciao. namwe ibahe indi migisha. Yego.